Ibihe byiza kuri buri muntu wese ukurikiye Rugwiro Prozone. Ku murongo wa telefone dufiteho umumayina umwe mu bafasha umushinga wa Pi Network mu kubaka blockchain yabo binyuze mu gice cya mining. Tugiye kuganira mu kiganiro gitoya, hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kuza kugira nyuma y'icyo kiganiro wacyandika muri comment. Ndakwakiriye ku murongo wa telefone, watangira wibwira abadukurikiye. Nk'uko nari mbivuze haruguru, nitwa Benny, nkaba ndi umupayona w'umumayina, nkaba n'ubundi nsanzwe muri no industry ya cryptocurrency. Ni byiza cyane. Pi kuri wowe ni umushinga ufata gute? Ni project ubona gute? Ku bwanjye Pi nyifata nk'umushinga mugari cyane, ukomeye kandi ufite utility ihambaye ku bantu bajya bakurikira project nyinshi za mining cyangwa se n'amacoin aza ako kanya agahita yikubitaho, bakaba bayamininga cyangwa se bakaba bayagura. Pi nyifata nka project ifite igisobanuro gikomeye mu bijyanye na blockchain. Ushingira ku ki se uyitandukanya n'izindi? Nkurikije umushinga wa Pi ni umushinga wubatswe igihe kinini. Ikindi, uyu mushinga wa Pi ni umushinga ufite abayuza benshi, ufite community nini. So ni ukuvuga ngo icyo gisobanuro ni kimwe mu bintu bibasha kuba byahindura cyangwa se byanazamura ibyazamura ibyiringiro kuri njye muri rusange. Uragira uti ifite community nini kandi imaze igihe kirekire. Kuba imaze igihe kirekire ko hari abantu benshi birambira bakayifata ahubwo ko yabaye scam, kuri wowe kubera iki bikubera inkomezi? Ntekereza ko ubundi ibintu bizaramba bijyana na well planned, bitegurwa neza. Ku bwanjye ntekereza ko Pi uburyo iri kubaka cyangwa se Pi kuba team uburyo iri kubaka ino mishinga cyangwa se ino mishinga, ariko navuga ko ifitanye isano na kino kintu cya blockchain. Ni ukuvuga ngo Pi sustainability yayo cyangwa se uburambe bwayo ni kimwe mu bintu binyemeza yuko Pi ifite icyo nakwita itandukaniro n'andi macoin yose. Hari umuntu udukurikiye cyangwa se ukunda kumva Rugwiro Prozone, ni mushyashya muri mining, nibwo ari gusobanukirwa blockchain. Ni igiki mu gihe umaze muri Pi Network wavuga ko yakugejejeho nk'umunyamuryango nyuma y'ibikorwa byinshi ikora, harimo gufungura open network, cyangwa se mu gihe umaze uyimayininga wayigiyeho ibihe bijyanye n'ubumenyi kuri blockchain? Ese hari amafaranga waba warakwiye muri Pi? Ni igiki wamuha nka motivation nk'umuntu mushya muri uyu mushinga cyangwa se ukimenya blockchain muri rusange akaba yarinjiriye muri Pi? Mbere na mbere ikintu nakuye muri Pi ni patience. Ni ukuvuga ngo Pi ni umushinga mugari cyane, ni umushinga ufite uburambe mu bijyanye n'imyubakire yabo. So abapayoniya benshi bagiye batekereza yuko ubwo bawinjiyemo uri buze guhita ujya kuri mainnet, igihe ngo mwabonye uko byagenze. So icyo ni icya mbere cya patience nayigiyeho. Icya kabiri ni ibijyanye na utility. Pi niyo coin yonyine ngira ngo ifite icyo nakwita usability yihariye. Usability yayo ni ukuvuga ngo bayikoresha mu buryo bwa goods and service, ari nacyo yubakiwe, wenda nubwo itaratangira gukoreshwa muri ubwo buryo. So ntekereza ko icyo ari icya kabiri nayigiyeho, nuko Pi yihariye kuri utility. Ikindi kintu navuga cyihariye kuri Pi ni uko Pi ariyo project yonyine. Okay, birumvikana ko wayigiyemo kwihangana, ariko hari igihe uwo muntu aba asanzwe agusanganye, cyangwa se uko kwihangana gufite n'ubundi, kubera ko n'ubundi imishinga yubakiye kuri blockchain
bisaba ko ugira umutima ukomeye, bisaba ko ukurikiranira hafi. Icyo cyo kwihangana cyo ntekereza ko abapiyoniye banagihuriyeho. Tumaze imyaka irenga 5 muri uyu mushinga wa Pi Network. Ndasaba icyo umuntu mushyashya muri iyi project ashobora kuba yafataho cyamubera inkomezi, cyatuma agumya kwihangana. Twebwe tuyirimo wenda dusobanukiwe byinshi bishingiye ku mushinga wa Pi Network, ariko we aribaza ati se uyu mushinga igihe abantu bawumazemo cy'imyaka 5 hari amafaranga bakuyemo ko yafunguye Open Network, we hari ayo waba warakuyemo, hari ubumenyi bwihariye Pi yakuzaniye nko kuba waba umudeveloper kubaka ama application. Nicyo kibazo nashakaga ko usubiza. Njyewe menya Pi nayimenye mu mpera za 2024. Nimenya ariko n'ubundi igiye kujya kuri igiye gufungura cyangwa se igiye kuranshinga network. So ni ukuvuga ngo icyo gihe nyimenya batubwiraga yuko ari project ifite umwihariko. Navuga ngo ntabwo nari nagakuyemo amafaranga, kimwe nuko nageze kuri nabonye migration nkora roki cyangwa se ndokinga amakoyini yose nari mfite, kuko ntabwo umuntu yabona umushinga nk'uyu ngo abashe kuba yawirengagiza cyangwa se ngo abashe kuba yasesagura amakoyini. Gusa bidakuye yuko umuntu arishobora gukemuza utubazo koyini nke ariko atamaririje. Ikindi navuga nuko ibyo bijyanye na Pi development, njye sindi umudeveloper, gusa nkurikiranira hafi zino project ziba zubakiye kuri blockchain ya Pi, ubwo ni muri Pi browser. Ariko reka mbonero no kugira akantu mbwira abadukurikiye muri rusange. Ndagira ngo muri kubona zino project zageze kuri mainnet. Zino project zose ukuntu zubatse, ni ukuvuga ngo ntabwo zifite copyright cyangwa se ntabwo zigeze zigana indi mishinga isanzwe hari y'amakompanyi nka za Tesla na za Google na ziriya za Microsoft. Ni ukuvuga ngo Pi ikintu iri kubaka, ni ukuvuga ko iri kubaka ikintu gitanga icyo nakwita kirinda copyright cyangwa se gukoresha imishinga y'abandi utabiherewe uburenganzira. Ikindi navuga ni uko Pi mwabonye ejo bundi itanga itangazo yuko muri kota ya 2 muri 2026 bazemerera ama business kuba yakwitabira no mushinga. Wenda reka mbonero no kuvuga iki ngiki kijyanye no kuba Pi ishobora kuba ari umushinga uzwi ku rundi rwego. Ku bantu bazi neza icyitwa GAFM, ni zino Giant 5 Tech cyangwa se ni ibigo 5 bikomeye ku isi mu bijyanye n'ikoranabuhanga bikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu cyanya cyahariwe inganda z'ikoranabuhanga muri Silicon Valley. Iyo ugiye kureba uburyo zino project zubatse, bakubwira ko na Pi naho ubwayo ariho ikorera. So rero iki ni kimwe mu bintu bishobora kuba byasobanura neza uburemere bwa Pi, kuko zino kompanyi zose usanga ari kompanyi zifite ama bitcoin menshi cyane, kandi urebye uburyo Pi yubatse, ni ukuvuga ngo niyo coin ifite innovation irenze izindi. So ni ukuvuga ngo izo project zose ushobora gusanga arizo zimwe mu project zizemera Pi payment mu za mbere, cyangwa se zizubakira ama project yazo muri Pi browser. So wenda reka mbonero no kuvuga ibi bintu, hari amakompanyi akomeye afite ama bitcoin menshi, harimo nka zino ETF harimo BlackRock, ndavugamo nk'ikindi kigo nacyo gifite Ethereum nyinshi gikorera muri Canada. Ejo bundi mwabonye izindi mwabonye iyindi
iyindi ETF iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa ya XLP. So ni ukuvuga ngo ntibizabatangaze kuzabona nanone payi ikoze urakoze cyane. Hanyuma hano kuri iyi cano dukunda gucishaho ubusobanuro bw'amagambo ukoresheje ijambo ETF. Ushobora kurisobanurira abadukurikiye kugira ngo ikiganiro gikomeze ariko bafite ubusobanuro buhagije kuri iryo jambo? Ubundi ETF ni ikigo runaka kiba cyaremeye kuba cyaholdinga cyangwa se cyatunga umubare mwinshi wa coin runaka kugira ngo abantu bazabashe kuguramo imigabane. Wenda nk'urugero mwabonye nta magambo arambuye yabyo ku buryo nk'umuntu udukurikiye ashobora kuyandika muri agenda. ETF ntabwo ndabona amagambo arambuye ya ETF ariko ashobora kuba ahari. Okay, twakomeza nta kibazo. Nta kibazo. Nari ntekereje mu gihe wari urimo utanga ubwo busobanuro kuri payi umbwira uti hari ibigo bikomeye biyiri inyuma, ubona ziriya mbaraga cyangwa se kuriya kuntu dukora KYC ntacyo twishyujwe. Mu busanzwe ku muntu usobanukiwe ibijyanye n'imishinga yubakiye kuri blockchain, KYC iri mu bikorwa bitwara amafaranga menshi kugira ngo bakore igikorwa cya validation cyangwa se igikorwa cy'ubugenzuzi ku banyamuryango babo. Ubona payi ziriya mbaraga izikura he? Ni muri ibyo bigo yaba irimo ikorana nabyo? Hari ubundi buterankunga bwaba buri inyuma y'amarido abapiyoniye batazi? Nuko abakoze umushinga wa payi baba bafite amafaranga bagashoramo ayabo? Ubona byaba bituruka ku ko twaba turi abarenga miliyoni 100 z'abantu bafite application ya payi kandi hakaba harimo miliyoni zirenga 60 zamaze kuba KYC'd? Ubwo bushobozi buva he ko KYC idashobora kujya munsi byibura y'amadolari 5 ugereranije n'uko indi mishinga ibimeze? Ngewe reka mbere kuri payi core team. Tubwirwa ko payi core team igizwe na timu y'abantu 20, ariko dukunda kubona CEO wa payi ari we Dr. Nicholas Kokaris, tukabona uhagarariye product cyangwa se ibijyanye n'ubucuruzi ari we Dr. Sheng Diao. Kenshi wenda tugakunda no kubona uriya mu porogaramu witwa Kusasiri ari nawe ushyira amakode muri payi akaba yanayashyira muri GitHub. So ngewe ikintu navuga, ntabwo nahita nemeza neza ko hari imbaraga wenda runaka ziri inyuma ya payi, ariko hari 50% nge naha payi core team ko yaba ifite abayiri inyuma, cyangwa se nanone andi 50% nkaba navuga yuko payi core team y'ubwayo yaba ifite uburyo ibigenza, cyane ko buriya niyo umuntu akoze migration ngire ngo mwarabibonye ko bamukata payi y'umuvalidator. So kuba validator sindamenya uburyo bizaba byubatse mu bijyanye no gutanga payi, gusa icyo tuzi nuko hazakoreshwa smart contract. Gusa ntekereza yuko zimwe muri payi zivuga ko zahawe cyangwa se zagenewe kuba team, ariho hazava ayo madolari 2 cyangwa se 5 akoreshwa muri KYC. Yego, hanyuma ku muntu udukurikiye, ariko ndi kwibanda kuri wa muntu mushya utaramara nk'umwaka mu mushinga wa payi, hari ibikorwa byinshi bigenda bigaruka kuri payi, abenshi mu bapiyoniye bakagenda babyitabira. Kuri wowe ni ikihe gikorwa payi yigeze gukora cyangwa se ni update yabaye muri payi ukavuga uti hano uyu mushinga umpaye confirm, umpaye impamvu nyayo yo gutuma mwugumaho? Kimwe mu bintu navuga ni iriya open network yabaye mu kwa kabiri kuri 20. Kuko iyo urebye buriya ubundi kugira ngo coin ibashe kulistinga ku ma exchange bisaba nabyo ubwabyo amafaranga. Iki kintu wenda ku bantu bajya bakurikira PI
yego hanyuma ku kindi nashakaga ko tugarukaho, hari abanyamuryango benshi bari mu gice cya tentative, abenshi batari bahabwa migration, abenshi bagitegereje KYC. Wababwira iki kano kanya? ni ibihe byiringiro bashobora kugumana ku mushinga wa PAI ushingiye ku burambe bifitemo cyangwa se ku gihe umazemo? Icyo navuga ni ugukora ibyo basabwa ni mining, kuko iyo ugiye kureba kino kintu cya tentative ntabwo ushobora kuyivamo utamayininga buri munsi. intoza KYC nayo ubwayo ntushobora kuyihabwa utamayininga utaragitive buri munsi. So ni ukuvuga ngo nibagire patience nicyo kintu cya mbere kizabasha kuba cyabafasha be gucika intege, bakomeze kumayininga, kuko PAI kuba timu ntiyabibagiwe iracyabibuka. Yego, hanyuma nkurikije ikiganiro tugiranye, kugira ngo ikiganiro kidatwara iminota myinshi, nagushimira ku mwanya wawe. Hanyuma habaye hari ikindi ushaka kurenzaho, dushobora gufata iminota itarenze nk'itatu tukagera ku musozo. Wenda ikindi navuga, murabona PAI ntago bari bakoresha icyo nakwita ngo ni igenzura rya blockchain yabo, kuko hari amakompanyi azwi akora igenzura ku ma blockchain agiye atandukanye, by'umwihariko muri zino project ziba zikomeye nka za PAI. So navuga ngo abantu pioniyane bagire patience, bategereze wenda aho muzatangira kubonera kino kwita ko ari igenzura rya blockchain yabo, project zabigeze kuri pe. Ikindi navuga ku bantu bazi Simpson Prediction, ni filime yakundaga kunyura ku kinyamakuru cya Forbes niba nibuka neza, ni cartoon mwagiye mubona byinshi byagiye biba bakavuga Simpson Prediction. Hari Simpson nigeze kubona ifite icyo nakwita ngo ni umugabo wari urimo gusoma igitabo. Icyo gitabo navuga ko ari ikinyamakuru. Icyo kinyamakuru inyuma hari handitseho 319,159, ariko ndakeka birarengaho wenda byasaba kujya mu madoki nkareba. Gusa ni ukuvuga ngo abantu bajya batekereza ko Simpson Prediction ibintu bajya bavuga byagiye biba cyangwa se bizaba. Ni ukuvuga ko PAI Network ni project izabafasha cyangwa se izagira uruhare rukomeye mu guhindura ubuzima bw'abantu muri rusange. Wenda ikindi kintu navuga ntiranze mu magambo cyane, hari ibihugu bitarabona uburenganzira bwo kubona KYC, harimo nka Iran, harimo nk'Uburusiya. So ibyo bihugu byose, nimba hari n'umuntu uri kunyumva ariko akaba afite ibyangombwa byaho, navuga ngo burya ntabwo punishment zihoraho, zishobora no kuzavaho. Nibihangane, bakomeze bamayininge, bakomeze bashayininge. Urakoze cyane. Ndagushimiye ku mwanya wawe. Ahari ubutaha hari andi makuru yihutirwa ushobora kugeza ku bakurikiye Rugwiro Pro Zone.